Imana nashimwe cyane, bene data mudukurikiranye, turashima Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganire nanone ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusenge, twinjire mu cy'Imana dushize ku mutima kuri uyu munsi. Data tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kubwo kugira neza kwawe. Uri imbaraga zacu, uri ibyiringiro byacu, uri amahoro yacu. Turagushimira ko dufite ku mutima, turagushimira ko dutekerezaho, turagushimira ko imigambi yawe nk'uko wavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya ni myiza kuri twe kandi ntabwo ibasha kuburizwamo n'uwo ari we wese. Turagushimiye, turakwakira muri uyu mwanya w'ijambo kugira ngo ukore ku mitima yacu mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo tujye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere. Ndagira ngo nsome umurongo w'9, nongere nsome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma 8:31. Umurongo w'9 biravuze ngo mbese sijye ubigutegetse, nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose, amen. 8:31 Baroma, Bibiliya yavuze ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Iki ni igice cyacu cya kabiri cyo ijambo twaganiriyeho rivuga ngo gereza abantu benshi bakingiranywemo. Gereza abantu benshi bakingiranywemo, twavuze gereza ya mbere ko ari ukutamenya. Uyu munsi turashaka kuvuga kuri gereza bita ubwoba. Gereza bita ubwoba, kandi ubwoba ndagira ngo mbuvugeho gatoya. Niyo ntwari ikomeye umwanzi akoresha. Satani mu ntwaro afite zikomeye, icyo bita intwaro bita ubwoba. Ubwoba abuteza abantu bagatinya, yarangiza akabafata atarwanya. Nge hari ubuhamya nifitiye bukomeye cyane muri 98. Nabonye umugabo ukomeye, ntari buvuge ku mpamvu ze, ukomeye, wari ufite abamurinze, wize amashuri meza, ubwo bamufata arapfa. Arapfa, aramanuka, nta ndwara yindi, ubwoba gusa buramwica, avamo umwuka ntawumukojejeho urutoki. Ubwoba ni bubi, budindije abantu benshi. Ubwoba ndetse niyo ugiye mu mastatistike akorwa ku ndwara nyinshi abantu barwaye muri kino gihe, uzasanga iziterwa n'ubwoba ari nyinshi cyane. Hari abantu barwaye indwara z'umutima atari ukubera ko bafite ibinure byinshi, atari ukubera ko hari izindi mpinduka zabaye mu mubiri, ariko kubera ubwo umuntu bagasanga tensiyo yiri hejuru cyane, n'amadiyabete menshi na za kanseri. Ntabwo nizi iby'ubuganga, ariko barakubwira ngo uko ugira ubwoba hari amaserire yikerera mu mubiri atera ibyo bibazo byose. Pawulo avuga ijambo rikomeye, avuga ngo kuko tutahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata, ahubwo twahawe imbaraga, niwe utunihisha, utuvugisha ngo tura abadata, turi ab'Imana. Nkunda abaririmbyi, Gisubizo Ministry yarimbye avuga ngo ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Haba mu byago ndetse no mu makuba,
haturindisha imbabazi agira. Iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwayo. Kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwa Yesu. Haleluya. Ubwoba, gereza ibohewemwo abantu benshi. Dusomye ijambo rikomeye Imana yivuganiye n'umugaragu wayo Yosuwa. Yosuwa ni umugabo ukomeye njya nkunda cyane muri Bibiliya. Njya numva mpora nsaba Imana ngo Mana mu butwari, mu bwenge, mpa wisdom yari muri Yosuwa. Yosuwa wahagurukanye n'Abisiraheli bose muri Egiputa, ariko biratubwira ngo yari umugaragu wa Mose, kandi kongera ikamuvuga nk'umusirikare. Ndashima Imana ko abizera turi abasirikare. Biraba ngo turi abasirikare benshi bogejwe mu maraso ya Yesu Kristo, kandi we ubwe niwe mugaba utuyoboye. Yosuwa igihe abandi mu butayu bigaragambyaga bitewe n'ubuzima bari babonye, bitewe n'izuba, bitewe n'inzara, Yosuwa yarahagaze agahora yibutsa abantu icyo Imana yavuganye nabo, akababwira Imana yavuganye natwe ko itujyanye i Kanani, ntabwo tuzagwa mu butayu. Ubwo barabutsinda we n'umugabo bita Kalebu. Iyo usomye igice cya 13 cyo kubara n'icya 14 uraza kureba ubutwari bw'uyu mugabo. Igihe Mose yari amaze kubatuma bavuye gutata igihugu cy'isezerano, ngo 10 muri bo bazana inkuru z'inshamugongo, ariko Yosuwa na Kalebu bavuga amagambo akomeye, baravuga ngo ntimugomere Uwiteka, ntimuterwe n'ubwoba. Ndagira ngo nkubwire, ubwoba bujya butuma abantu bagomera Imana, ubwoba bujya butuma abantu bitotombera Imana, ubwoba bujya butuma abantu batagera mu masezerano, ubwoba bujya bwica. Baravuga ngo twambuke nonaha, Abanyakanani turabarya nk'imitsima. Kubera iki? Nta kibakingira bafite. Niyo mpamvu nasomye ijambo riri mu gitabo cy'Abaroma igice cy'8 umurongo wa 31 ngo noneho ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, mu bishaca azabande. Ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ninde wadutera ubwoba? Ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ninde watunaniza? Ninde watubuza kugera ku cyo dushaka? Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu azabande. Niki gitumye wemera kujya muri gereza y'ubwoba? Niki gitumye utaka? Mose Abisiraheli bamutesheje umutwe atakira Imana, iramubwira ngo niki gitumye untakira? Niki gitumye urira? Ati inyanja. Imana iramubwira ngo inyanja nta nkono ufite mu ntoki zawe, imbaraga zose naraziguhaye. Ndagira ngo mbabwire inshuti y'Imana, Paulo yaravuze ngo muri izi nzabya zibumba habitsemo imbaraga z'Imana. Dufite imbaraga z'Imana, ntabwo tugomba kwemera ngo Satani atugurishe ubwoba bwe kandi twaramenye Imana. Gereza bita ubwoba. Niba hari ikintu giteye Imana agahinda, ni abantu bamenye Imana ariko bakigenda n'ubwoba, ni abantu bamenye Imana ariko bakibaho mu bwoba. Ndagira ngo nkubwire, ya maso yawe ahora yitegereza ubwoba, ubu umunyabwoba, ubu umunyabwoba. Ya maso yawe ahora yitegereza kugutsindwa, ureba ibitaragezweho, uhora uri umutsinzwi. Ariko ya maso yawe atumbira umusaraba, ukareba insinzi ya Yesu, uba umutsinzi. Kuko Paulo yaravuze ngo turi abatsinzi no kurushaho. Imana yacu ishimwe cyane. Mu gitabo cyo Kuva, iyo ugisomye igice cya 20, ndagira wumva aya magambo Imana yabwiye Mose. Kuva
igice cya 20 umurongo wa 20. Umva, haravuga ngo Mose abwira abantu ati, nimuhumure kuko Imana izanywe no kubagerageza no kugira ngo gutera ubwoba kwayo guhora imbere yanyu, mudakora ibyaha, mwitinya. Aha ni cya gihe yaramaze kubasomera amategeko ngo abantu bahagaze kure ye, ababwira amagambo akomeye. Abantu bose barimo bumva inkuba zikubita, babona imirabyo, bumva ijwi rya hembe, ngo barangije babona ku musozi hacumba umwotsi. Mose arababwira ngo mwitinya. Hari ibintu urimo unyuramo ukabona bisa nkaho bigiye kukwica. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, Imana irimo irashaka kukwereka imbaraga zayo. Imana irimo irashaka kukwereka gukomera kwayo. Imana ibwira Yosuwa ngo ntutinye. Yari amaze kumubwira uburyo umugaragu we Mose yamaze kuruhuka, yamaze gutabaruka. Arangije aramubwira ngo ariko Mose nubwo yapfuye ntabwo isezerano ryanjye rirapfa. Hari ibyo ubona byatambutse, byaratambutse, ariko isezerano ry'Imana ku buzima bwawe ntabwo rirapfa. Ntabwo rirapfa. Ntabwo rirapfa. Urimo urabona imyaka iguhitaho, abantu bakakubwira ngo imyaka yahise, ntabyo ukibonye. Abantu bajya bavuga iyo warengeje 35 utarakira, gukira ugeze muri 40 biragoye. Ndagira ngo nkubwire, ibyo ni iby'abantu. Abrahamu yabyageze mu 100. Abrahamu yabyageze mu 100. Birashoboka ko mu itangira ryawe ibintu byagenze nabi, ariko ndagira ngo nkubwire isezerano ry'Imana riracyahagaze. Yobu yararimenye, aravuga ngo ndagushima Mwami kuko umugambi wawe. Yavuze ngo iki? 42 umurongo wa 2, ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Yesu ashimwe cyane. Yosuwa Imana iramubwira ngo mbese sijya ugutegetse. Yosuwa yumvaga bikomeye kujya kuyobora ubwoko bwagoye shebuja Mose, ariko Imana iramubwira ngo ni njye ugutegetse. Ntabwo uzagenda wenyine, nkuko nabanaga na Mose umugaragu wanjye niko nzabana nawe. Niko nzabana nawe. Niba hari ikintu kigomba kutumara ubwoba, nuko Imana itubwira ngo nzabana nawe. Nzabana nawe, nzagendana nawe. Nunyizera nzakwereka ubwizerwa bwanjye, nunyumvira nzakwereka gukomera kwanjye, nunkunda nzagukunda, nzakorana nawe iby'ubutwari. Imana ishimwe cyane. Imana irimo iramusezeranya, iramubwira ngo ntutinye, wowe ushikame kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe. Ndagira ngo ngubwire ibigutera ubwoba ngo ndi kumwe n'Uwiteka. Arangije aramubwira mu gice cy'8 umurongo wa 1, mwumva icyo Uwiteka amubwiye. Uwiteka abwira Yosuwa ati, ntutinye kandi ntukuke umutima, jyana ingabo zose uhaguruka utere kuri Ayi, umenye ko shize umwami waho n'abantu be n'umudugudu we n'igihugu cye mu maboko yawe. Ibyo utinya Imana yamaze kubiguha. Ibyo utinya Imana yamaze kubishyira hasi ibirenge byawe. Yarebaga Ayi, arayireba imutera ubwoba, arayireba arakuka umutima. Ntabwo nzi ibyo urimo ubona imbere yawe biguteye ubwoba, ntabwo nzi ibyo urimo wumva biguteye ubwoba. Yarebye Ayi aratinya kuko yumvaga umwami waho akomeye. Imana iramubwira ngo Yosuwa ntutinye kandi ntukuke umutima, hagurukana n'ingabo, kuko umwami Ayi n'abaturage be n'umudugudu we namaze kubishyira mu biganza byawe. Ntabwo uzigera. Imana itubabarire. Yesu, ntabwo uzigera urwana. Reka mbabwire inshuti yanjye,
izo ntambara urimo ubona imbere yawe zikagutera ubwoba zamaze kurangira. Wowe nukujyayo gusa ugakora demonstration, nukujyayo gusa kugira ngo film ifatwe, ariko Yesu yarazirangije. Yaramubwiye ngo ayi ntuyibone ihagaze, yamaze kuriduka. Iri ni ijambo bavugiye mu butayu bavuye gutata i Kadeshi hi Barneya. Arababwira ngo iki? Arababwira ngo bari abantu nta kibakingira bafite kubera ko nta mana iri muri bo. Niba ufite Imana kuko ukangishwa n'ibidafite Imana, niba ufite Imana kuki wumva uzapfura umukene, ubwoba bukagutera bw'ubukene? Kandi dufite Imana, dufite Imana bene data. Bwira subiza Satani ubwoba bwe, kuko akwita umunyabwoba Imana yarakwise intwari, kuko akwita umunyabwoba Imana yarakugize umwana wayo. Muzi ko turi abana b'Imana, ngo bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ntabwo turi ibibyarirano, ntabwo turi abantu badafite identity. Twebwe turi abana b'Imana. Niwibarira iwanyu mu Basinga no mu Bega no mu Banyiginya no mu Maki no mu midugudu no mu masibo y'iwanyu, wowe uri umwana w'Imana. Gakondo yawe ni mu ijuru, sheke zawe ziva mu ijuru. Nubwo abantu bazikuzanira, Imana iba yazisinye bakazizana. Imana ishimwe cyane. Dufite ubuhamya bukomeye cyane. Imana iratugaburira, Imana iratwambika. Nari musoma ijambo rikomeye muri Matayo igice cya 6. Matayo igice cya 6 uhereye ku murongo wa 25 kugeza kuri 30, aho Yesu atwihaniza kutiganyira. Twibaza ngo tuzarya iki, tuzambara iki? Aduha urugero rw'inyoni zitabiba, zidahinga, zitagira ibigega, n'uburabyo Imana yambika tukabukunda ko bwambaye neza. Aravuga ngo igaburira inyoni ikambika n'uburabyo, izabuzwa n'iki kubatunga mwebwe abitiriwe izina ryayo? Ndimo ndavugana nawe, we wakijijwe, we wamenye Imana, ndetse nawe utarakizwa, kuko isezerano ry'agakiza ni iryawe n'abana bawe. Niko Petero yavuze. Ubwoba bwisha abantu benshi cyane. Abantu benshi bafite ubwoba bw'amateka y'inkomoko yabo, amateka y'inkomoko yabo. Agasubiza amaso inyuma akareba iyakomoka. Nkanjye nkireba kwa Rukundo aho mvuka, kwa Twahigire iwacu muri iriya shyamba twavukiyemo, aho abo tuvukana batagize amahirwe, aho imiryango yacu itabaye ikomeye, aho tudafite umutegetsi utuvukamo, aho tudafite abantu b'ibikomerezwa. Narangiza nkarebayo nkavuga ngo ariko nta background mfite. Nibyo, ariko ndagira ngo nkubwire background ndayifite. Nge nkomoka ku Mana. Mbere yuko Rukunda mbyara, nge nkomoka ku Mana, n'uw'Imana. My background, where I came from, navuye mu bitekerezo by'Imana. Imana yabwiye umugaragu we Yeremiya, mu bitekerezo byanjye utaraba urusoro mu nda ya nyoko nari ngufite. Ntabwo ndi uw'Imasisi, ntabwo ndi uwo ku Gisozi, ntabwo ndi uwo mu Bigogwe, ntabwo ndi uwo mu Mutara, ntabwo ndi uwaheye, ntabwo ndi uwo mu majyaruguru no mu majyepfo. Ngewe nkomoka mu bitekerezo by'Imana. Niyo soko yo kubaho kwanjye, niyo soko yo kubaho kwanjye. Satani ntunkange ngo untere ubwoba, unyereka amateka yanjye, unyereka ibyo nabayemo, unyereka ibyo nakoze bitari byiza. Ndigira ngo nkubwire, mfite amaraso ya Yesu mu gahanga kanjye. Ndi uw'Imana, ndi uw'Imana. Nta bwoba, ubwoba ntabwo. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, nta mubisha mfite. Imana yacu ishimwe cyane. Yesaya igice cya 12 umurongo wa 2, ndagira ngo masome Yesaya 12 umurongo wa 2. Yesaya 12 umurongo wa 2 havuga ngo iki? Haravuga ngo dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Yehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. Imana yacu ishimwe cyane.
niwe gakiza kanjye. Ibyo Satani abakwereka yarabirangije. Bibiliya ivuga ngo iki? Urwandiko rwaturegaga rwavugaga amateka yacu, rwavugaga ibyo twabayemo, rwavugaga aho tuvuka, imiryango itari ifite agaciro. Yesu yarujyanye ku musaraba, yararubambye. Ufite izina rishya. Uza akakubwira mubwira ngo waribeshya, ayo ni amateka. Reka nkubwire amateka agezweho. Ndi umwana w'Imana, ndi umutambyi, ndi umwami, ndi igikomangoma, shinzwe kwamamaza ishimwe ryampamagaye mu mahanga. Amateka y'inkomoko yawe. Icya kabiri ni amateka y'ibihe urimo, imibereho urimo unyuramo, ubuzima urimo unyuramo, ubuzima urimo unyuramo. Umunsi umwe Yesu arimo atambuka agera ku murwayi wari ku kidendezi amaze imyaka myinshi. Arangije aramutakira, undi aramubaza ngo urashaka iki? Ngo urabona ngo abandi ikidendezi kihindurije babona ababanagamo, nyamara Yesu yararaho. Ariko amateka y'ibyo yanyuramo yaramuboshye ari muri gereza. Yesu aramubwira ngo vuga icyo ushaka, ndashaka gukira. Aramuhagurutsa aragenda. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, amateka uri munyuramo ntagufunga amaso. Reba gukora kw'Imana. Hari Imana igihindura amateka, fokasinga muri yo. Icya gatatu ni ubwoba bw'ibyo ubona. Ibi byo mvuga, ibihe urimo unyuramo haza ibyo ubona. Iyo usomye igitabo cy'Abami ba Kabiri igice cya 6 umurongo wa 15 n'uwa 16, tubonamo Elisa, ingabo z'Abasiriya zamuteye zije kumwica, ngo bagiye kubyuka zari zamaze kugota urugo rwe. Umugaragu asohotse abona ingabo, agaruka afite ubwoba, abwira Elisa ngo turapfuye. Elisa aramubwira ngo ntago dupfa, ngewe ntago ndi umuntu usanzwe, ntago ndi umuntu usanzwe, ntago mpfa, ntago mpfa, ntago mpfa. Undi aramubwira ngo niki kikubwira kudapfa? Uzi biri hano hanze? Aramubwira ngo biri hanze, nge ndi mu nzu, ntabwo turi hanze. Nkiri hanze bimfite ububasha, ariko uyu munsi ndi muri Yesu, ndi muri Yesu. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Aramubwira ngo bariya ni amaboko y'abantu, ariko uwo turi kumwe, abo turi kumwe barakomeye. Ariho mu Elisa yasengeye uyu mugabo ngo ave muri gereza yo kubonesha amaso y'umubiri, ave mu bwoba. Arangije aramuhumura, ngo agiye kubonabona ingabo ziri ku magare yaka umuriro. Arangije arahumurika. Ibyo ubona ntago mbizi, ibyo uri kunyuramo ntago mbizi. Mu rugo rwawe, mu bana bawe, mu mudugudu utuyemo, bizinesi zawe zarahombye, abantu bakuvuyeho, abo wakunze ugashyigikira bamaze kugutera umugongo. Ndagira ngo nkubwire mwene data, reba Yesu. Abantu baba mu ruhande rwawe bakakuruha, abantu bagushyigikira bakakuruha, abantu bakurwanya nibyo, ariko Imana iri mu ruhande rwawe irabaruta. Ubwoba bw'ibyo ubwirwa. Bwana asifiwe. Ibyo ubwirwa. Yusomye igice cya 17 cya Samweli wa mbere, uhere ku murongo w'10 n'uwa 11, tubonamo inkuru z'Abisiraheli n'Abafilisitiya. Ariko ndavuga ku gihanda kimwe bita Goliyati, ngo kivuze hejuru y'Abisiraheli, umwami n'ingabo ze bose bakajya kureba aho bapfunda imitwe mu myobo, kubera ibyo babwirwa. Na yahe majwi wumva? Yo wumva amajwi yo muri iyi sa dutera ubwo, utarumvise ijwi ry'Imana urahungabanya. Ariko reba mu Dawidi ahageze Dawidi, uhere ku murongo wa 22 umanuke. Dawidi ahageze aravuga ngo niki kibateye ubwoba? Ntago muzi ko dufite Imana, turi ubwoko bw'Imana. Umuntu utarakebwe ni kubereka gutinyisha. Mwene data, ntago nzi kiri kugutera ubwoba, amajwi urimo ubwirwa, ariko ubwoba ntago ari umugabane wawe.
ubwoba ntabwo ari umugabane wawe. Ubwoba bw'ejo hazaza, abantu barimo barareba babyutse, ariko barimo baribaza ngo ejo bizagenda gute, abana banjye bizagenda gute, ese nzubaka nanjye? Muri Kigali ko birimo bikomera, mu mahanga ko birimo bikomera, isi yose ifite ibibazo, abantungaga barahombye, abari bafite akazi karatakaye, nzabahone. Bibiri ijambo ry'Imana ritubwira gute? Kubaho kwacu buri mu biganza by'Imana. Niyize ejo hawe, niyize ejo bundi hawe, niyize ikizagutunga, niyize ikizakubeshaho, niyo Mana. Ndagira ngo nkubwire, reka ubwoba muri uyu mwanya, reka ubwoba, kubita hasi amajwi y'abadayimoni, bwira Satani ngo ntabwo ari wowe ugena ejo hanjye. Ejo hanjye hari mu kiganza cy'Imana, ejo hanjye hari mu kiganza cy'Imana. Gereza bita ubwoba ntabwo ari umugabane wacu. Gereza bita ubwoba. Ndagira ngo mbabwire, Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo abanyabwoba n'abatizera ntabwo bazigera bagera mu ijuru. Urugero ni urw'Abisiraheli, bagize ubwoba bw'ubutayu, bagira ubwoba bw'izuba, bagira ubwoba bw'abanzi, bitotombera Mose n'Imana, barimbukira mu butayu. Urashaka kugerayo? Urashaka kuzagera mu ijuru? Reka ubwoba. Petero na Yohana barabatinyisha, barababwira ngo nimureke kuvuga muri iryo zina, kuko nimurikomeza turabica. Barangije barababwira ngo ntidushobora kwiyumanganya, kureka kuvuga ibyo twumvise. Ibyaba byiza twapfa, ntabwo twebwe tugitinya gupfa. Abamaze kumira ijambo ry'Imana nta kibatinyisha, ntabwo dutinya. Saduraka, Meshake na Abedenego babereka umuriro, barabwira ngo ya ntabwo dutinya. N'uyu munsi hari intwari muri kino gihugu zirahari, baretse byose, banze kumva ibyo abantu babatinyisha, bahagarara ku Imana ivugana nabo. Uyu munsi barakibonye, abandi baragitegereje, natwe turagitegereje. Ntabwo tuzigera duseba, turacyahagaze dutegereje gukora kw'Imana. Imana ishimwe cyane, izabikora. Hari umuntu umwe waje arambwira, indaya arara ku rugi rw'iwacanuka, ndi kumwe n'umudamu wanjye, ngo insengero bazifunze, noneho muzarya iki? Mugiye guseba ku musozi wa Gisozi. Yanutse amasaha arenga 5, numva nabyuka nkajya kumukubita. Ngeze ku muryango numva ijwi rimbwira ngo mureke, ubu ni ubuhamya buzavuga kuri uyu musozi. Imitwe yanyu murayitekera he? Mwabwirizaga mukabaho, mwavuga kugira ngo murye, amaturo bayafunze. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, ntabwo turiho kubw'amaturo, turiho kubw'ubuntu bw'Imana. Ntabwo turiho kubw'abantu badukunze, turiho kuko Imana yadukunze. Iyo niyo Mana izajya idutungana n'imiryango yacu kugeza iteka ryose. Ngiye gusenga, ariko ntabwo nzi ikiguteye ubwoba. Ntabwo nzi umuntu waguhagaritse umutima, ntabwo nzi umuntu waguteye ubwoba arimo akubwira amagambo agusonga, ntabwo agushyigikira mu byo ukora, agushigikiza kuguca intege, agushigikiza kugutera ubwoba, agushigikiza kukubwira ko bitazashoboka, agushigikiza kukubwira ko wayobye. Ndagira ngo nkubwire, ntubyiteho. Wo mubwira ngo nguhaye igihe, uzamenya ko ntahisemo nabi, uzamenya uwo ngendana nawe. Birashoboka kuko abantu bemezwa n'ibifatika, birashoboka ko ibemeza bitaraza. Uwo babwira ntibamubona, kuko ni Imana y'umwuka, ntabwo ibonwa n'amaso y'umubiri. Ariko bategereje kubona amafaranga azaza, bazabibona. Amazu uzayubaka bazabibona, minisitiri zaguka bazabibona. Bazamenya ko uwo muhagararanye akomeye, kandi umufite muri we ntabwo aterwa ubwoba. Data, mu izina rya Yesu nguhaye icyubahiro. Uri Imana yo kwizerwa ibihe byose, uri Imana y'imbaraga ibihe byose, uri Imana ihambaye, uri Imana ikomeye. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza. Vana ubwoko bwawe muri gereza y'ubwoba, vana abana bawe muri gereza y'ubwoba, vana abana bawe muri gereza y'abadayimoni itujyana mu rupfu, itujyana mu irimbukiro, kuko nta munyabwoba uzigera ugera mu bwami bwawe. Ngushimiye kuduhaye imbaraga muri iki gihe cya none kigoye kandi gikomeye. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye,
amen amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, ibagirire neza.